Ego kweri ubu tubafitiye agasha maze iminsi ngenda mwibarabara nkabona abakobwa bafise amanyasi bazunguza hirya bagarura hino bazunguza hirya bagarura hino none mugabo wewe murakoze kunyakira rero dutangiye ikiganiro cyacu tugiye kuvuga ku bakobwa bafite amanyasi amanyasi baba yafise oya buriya hari umuntu mukanya tugiye kwakira ariko uzareba uyu uri mu nzira hari ukuntu ubona umukobwa ukabona ari kuza ukabona ari kuza na nyazo ukabona arabebeza afise noneho hano h'umutuku avuga ati none harandi ho ndashemo n'amazuba yego hano hari ukuntu ureba ko umukobwa ukabona ari kukureba ku binyoni yego none yari kureba ku binyoni avuga ati wenda nkacyacaza byo tukiri muri studio rero ndagira ngo bansuhuza abantu bari mu mujyi wa Kigali nsuhuza abantu bari mu turere dutandukanye nsuhuza abantu bari hanze y'igihugu mbabwira ngo mukomere cyane iyi ni televiziyo yanyu Sibagire TV ahangaha tukaza tubagezaho ibiganiro bitandukanye tugiye gutangira rero twakira umukobwa hano witwa nde mukobwa yitwa Noella byarageze ijwi ryawe urizamure kugira ngo abadukurikiye babashe kukumva yego tugiye kuvuga rero kubijanye na nyashi yego mugabo kweri reka rero ndakubarira yego nsigengera mwe barabara nkabona umukobwa undi mugabo ari hakurya akamubarira ngo zunguza cyane barebe ajya kubona naritigisha ana hari agatigisi nyine bijya bincanga cyane ariko mu karere hari ka Nyamasheke hari umugore n'umugabo bashakanye ariko bakaba batabanye neza ibintu bijyanye n'ibyo kurya bakabibura umugabo yafashe umwanzuro urabwira umugore ngo ugomba kuzajya ujya gucuruza mwibarabara ukazajya udana icyo kurya mbese akajya gudandaza amagara umunsi umwe mwambika agakariso kagufi rero ubwo ageze imbere kwa kundi baba bakenyeye ibitenge igitenge kiba kiraguwe ndakenema ubwo yari ari imbere y'abantu yego yakende mama abantu uwo muntu aragatoye yego none se ubu ngubu koko mwe kwa gatoye yego mureke twakire umukobwa bacu rero anatwibwire bihagije anatubwire naho yaturutse kweri ni karibu murakoze nanjye nkuko nabibabwiye nitwa Noella yego nanjye nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali nawe none iyo ubonye abakobwa bafite nyacu bigenza ute nyine mbona ari ibisanzwe nta birenze ahubwo mfite ikibazo cy'abasaza b'iki gihe bangana nkawe muzehe ngarambe babona abakobwa baciyeho ukabona ahubwo abo basaza amaso bavuyemo ugasanga barangaye biriya byo ni none karimwe muturangaza rata mukama kweri uza kubona ukabona umukobwa yambaye utuntu tw'utujipo tugera mu mayunguyungu uwo ntabwo ari umuco nyarwanda rwose kera twari tuzi tugiye kureba umuco noneho wa kera ukuntu wari umeze abakera barambaraga bakikwiza ndabeshe kweri oya nagubeshe ntabwo bambaraga none se ko bambaraga impu buriya zareshyaga gutya zabaga ari ndende oya muzehe reka uyu mugabo atubwire mu Burundi uko nabo bambara mbona kubarire yego twebwe kuri nyine twambara impuzu umukobwa aramanura akageza hariya kuntuze ku bugomba mbara noneho ntabwo wamubona mwibarabara yambaye ibintu bigeze mu nyungu se wowe ushaka kureba mu nyo none ko uyu mugabo w'umurundi ari kuvuga gutyo nkaba ngewe mbona ibujumbura abakobwa bambaye n'amakariso yonyine abo ngabo bako atari kubavuga abo ngabo ko utari kubavugaho reka tuvuge nabavugeho nabo nyine nk'uko bamwe muvuga nyine ngo ntango bambara nyine ibyo ngibyo nyine hari abandi baba barakoze umwuga bafite agatsinda babandi bishakira amafaranga yo kujya kugaburira abana badandaza amagara babita badandaza amagara twebwe nta rero tubita
hajya tubita abakira indangamirwa ugasanga indangamirwa irazira kubwire ngo ni 1,000 hari aho ugera ugasanga ni 500 hari naho numvise utanga 500 yego warangiza nyene bakajya kugura nyene na kakanuze basiga bakita ngo ni mituweli mana yani none rero njyewe muzehe nkaba mfite ikibazo ku bantu bo kuri TikTok yewe nkaba mperetse kujya kuri TikTok nkabona umuntu w'umusore yifashe nta n'isoni arapostinga ngo abakobwa badafite nyashi bazizunguriza mu mutima ayiwe bari bazajya bazizunguriza mu mutima ngewe ndamubwira mbajije mugaseka ariko ndababaye ndagira ngo ahubwo ku bwanje umukobwa udafite nyasa agiye kujya mu muhanda ahubwo ndakubarire ahubwo njyewe utazifise azizunguriza mu kanwa none abakobwa b'iki gihe basigaye banagenda bakaguranira bya bikariso nabyo bizana muzabwirwa n'iko nyasha ari izanyaza ahubwo ngewe numva bariya bagenda ntazo bafite ariko badafite ikibazo mugabo bariya bameze nk'imbabari kanoze imbabari rero iwe nta muntu wazishira ku rugi rwiwe ahubwo ushaka amadiriye kugira uzubaka ibintu biramba umugabo w'Uburundi rero nta makuru afite umukobwa ntabwo ari nyashi yego ariko iyo afise nyashi ebura mukere haba ari igicu kwe muri studio yacu rero bakunze bacu turabakunda cyane murakoze kudutega amatwi ariko turagira ngo tukana ku musozo tuvuge ko baba abakobwa bagura nyashi bagura ibintu byagase ubundi umukobwa aza kugura nyashi yabaye bajya bafata idenda bapfundagiremo maze umukobwa yaguze nyashi ukamuzana ku buriri ubona ko afite nyashi kazizunguzaga ubwo mwagera ku buriri wabona worose Gona nutugufa yego kwema mana yanje umbona ko barire yego nyimba no gutema nyimba no kwirukana mu nzu yanje ako no gutimbagura ndanga naguhema yego nagutimbagura urafashe utuye hasi usanze inyuma n'utubabare yego kweri mwami gwami mze ntago abantu bose bagira nyashi ariko n'abakobwa rero bato bagezweho nabo nibenge ariko nanone buriya abakobwa b'iki gihe baba bafite mu nda zeru bariya bamwe basigaye bamwe za rojine kugira ngo bazane mu nda hato cyakora nanje nyene ndakubarira kweri nanje umuntu ufise mu nda hato cyane ndamukunda cyane yego kweri uraba meze neza uri ugiye kumukubita umuteruye adatora ibuye mfite ikibazo uyu mugabo w'Uburundi kaba yashyizemo n'irari urabona bizagenda bite nkaho umuntu mukuru uyu mugabo rero twigaza gutumiramo hano muri studio twatumiyemo Knowless bakiramani banyagizo bajya baduhamagara ngo tuzabashyire muri studio yacu tukababwira ni muhumure igihe ntabwo gera icyaje nubwo kirogera kweri none se urogera kurabesha nakubesha kweri ariko ndashaka ko tuzatumira Papa Sava akaza akadususurutsa akabanza akatuvugira iriya miringurusho yiwe akatuzanaho ingonoke ariko nk'abakobwa b'iki gihe babaye ingonokera mu oya muzengeze ndagira kubisobanurira yego nigute wowe wifata ukavuga ngo abantu ni ingono abakobwa babaye ingonokera bitewe no kubasigaye bitwara abana abasore bo ni ibiki abasore b'iki gihe rero babaye nk'amahene y'imeshi ihene z'imeshi bazajyaga mu gisigati amaze kuma ziriho ntacyo bahindura rero sasa rero tukiri aho ngaho rero mwihanganira abantu turakira ku murongo wa telefone oya none se muze ubona umuti w'iki kibazo ari uwuhe kugira ngo nyine umuti ni uko buri muntu azajya ashima wabashije kwishikira yego mama yego utazashaka gifite nyashi zikakunanira kuzigabura zigahomba rwose ndakenema ushobora kuzana ufite nyashi yamara ibyumweru bitatu iwawe zandagara akazibura yamara ibyumweru bitatu iwawe igikoma akakibura maze amabuno agahombana rero
ariko muze urumva ko ndi kwiganura imigwawe kwera ukenda kuza yego nakwigana kweri yewe nawe natwite nuko utaza mu Rwanda ngiberayo yewe mbona rero abasore banashatse n'abadafite nyashi nyine bakabitaho bakazizana nabo bakaziza uvuze nkuko bazana abazifite zigahombana yego bajya bazana n'abatazifite babiteho bazizana abangabo babagaburira biriya ngo ni yahurute dusuhuza abantu bari hariya Kimisagara hari uruganda rwa yahurute manuka hano umanutse no muze ntabwo ari yahurute ni mayoneze nawe umusaza atangiye kuturagana kinama uyu musaza atangiye kutubeshya rwose ntabwo wapfuye kwibarabara umweye